yes tunyarukiye kuri B-Info News, hanyuma dukoreyo subscribe, dukore no kunzogera inkuru n'ibiganiro byaho bijye bikugeraho ku gihe, hanyuma kandi wibuke gusharinga ibiganiro bigere kure. Nge nditwa Umwami Gisaka, hano tuvuga geopolitike y'akarere yibanda ku Rwanda n'ibyo rukora mu byo rwita ngo ni foreign policy mu karere na diplomasiyo hirya no hino. No kuvuga ngo kanda subscribe ukore kunzogera ibyo biganiro bijye bikugereraho igihe. Ndaje mu ngingo zikomeye. Ubwongereza bugize gutya bufata Dede neza bumukubita inyondo mu gihorihori. Aya mafaranga nayo nababwiye nti ndaje ndareba niba ari umujyo wo kugira ngo bamwime, niba bamwimye ari amafaranga yo muri Mozambique, ndavuga European Union, bakaba noneho Dede yari uwundi mujyo baziranyeho n'abazungu bagenzi ba bosi be, ko kugira ngo babone cano bacishamo bamuhereza andi mafaranga yo kuziba icyo cyuho, kugira ngo ibikorwa byo gukomeza kubafatira Kongo ntibihagarare. Nabwe ntimube muretseho gato, nge ndaje ndabasuzuma aba bantu, ko ndabasuzuma pepe nzi kubasuzuma, uri gukinata cyangwa se uri kuyobya abantu n'uri kugira ibiki wo ngomba mureba. Ariko ikibayeho nuko none aha ngaha Ubwongereza bumaze kumpa amakuru y'ingenzi nje kubasangiza, yatumye mvuga ko Dede bamaze kumukubita inyundo. Hanyuma mbere yuko tugera kuri iyo nkuru nyamukuru, nyemerera mbanze nkubwire ko ahitwa Kipesa aha ni muri Lubero, hamaze abaturage bagiye kora neza, basanga inyeshyamba zahivanye. By'umwihariko hano keretse niba bari bagoswe babazengurutse, hanyuma inyeshyamba zikareba zikabona ntabwo nta kindi zakora uretse kuyakuramo uturenge twazo, cyangwa se niba hatari hakiri ingenzi ugereranyije n'ibindi bice bari kugenda bafata, cyangwa se hiti yahindutse aho bashaka gufata aho ngaho hatakiri strategique mu by'intambara kugira bafata aho bashaka gufata, kuko wenda bahinduye plan. Ntituzi niba ari muri wa murongo wo kubahiriza ibyo Dede yabasabye, ati nyamunati mugende musubira inyuma mugenza umugongo, ati ibintu byarayoberanye. Bimwe tubabwira duti Bukavu barayivamo, Goma barayivamo, bakunda babyanga umuriro urabatwika. Sinzi niba ari muri uwo mujyo rero, ariko nuko abaturage rwose bakomeze gucinya akadiho, bari gukoresha ibirori, bari kubyinira mu birere bavuga ati rwose Imana irakarama, ati burya Imana ikora byose, ishobora byose, ati ntitwari tuzi yuko izi nyeshyamba zahambira zikagenda. Burya rero izi nyeshyamba ariko Dede ntabwo akorera igikundiro. Iyaba ari ukuvuga ngo ayobora abantu cyangwa araza ahantu hafate ngo ni igikundiro hashaka, ibintu hirya no hino bigenda biba aho bafata bakarekura uko bigenda, byakabaye bimuha isomo, akabona yuko rwose akabona yuko abaturage batamukeneye. Ariko we ibyo ntabyitaho, ndetse ahubwo banza ariyo mpamvu agenda akabanza akabatsemba akabatemagurira kubamara, abandi akabaturitsa n'amasasu n'ibiki, kugira ngo hashibuke byibura babasha kumwumva. Hanyuma nicyo nari nje kukubwira, nuko Kipesa inyeshyamba zimaze kuyita rwose, zayitaye kare. Ubundi no mu gitondo abaturage baje basanga inyeshyamba zikubuwe ntazikiri mu mujyi, niba ari n'umujyi, no kuvuga ngo neza za nyeshyamba zitakiri kuzerera nka rohombi, mbese ntazirimo. Hanyuma ubwo icyo nakuba updatingaga nuko rwose abaturage bakomeje kubyina umudiho, ari ibyishimo muri kiriya gice cya Lubero Kipesa. Ngewe nyemerera ngaruke ku nkuru yacu nyamukuru. Nari nababwiye icyo cyo ntabwo nkisubiramo, nayo maze no kukikubwira, mube muretse burya
acanga amakarita, bakina amakarita, ntubuzi ngo hagamijwe iki. Ibyo baba bakora baba bimeze nka kazungu na rara. Tugenda tubasuzumira ku bimenyetso, ibyo bakora, ibyo bavuga, ibyo bintu tugenda tubireberaho. By'umwihariko narindi kuvuga nti wabona Dede bagiye kumukubita ayandi madolari, hanyuma akaza noneho akarere akagatwika ko. Ariko bitandukanye n'ibyo ngibyo. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo umuyobozi mukuru w'Ubwongereza, umuyobozi mu bwami bw'Ubwongereza, ni ukuvuga ngo mu rwego rwa executive, muri branche ya executive niho mvuga, niwe aje akavuga ati rega biriya u Rwanda rurimo ruri gusaza imigeri y'ubusa, ati mwatuje mukarya ibihano cyangwa mugakora ibyo mababwira, mukareka muraririra abandi, hari impuhwe muduteye. Kuko yavuze ngo u Rwanda kuba rwarahise ejo bundi ruzana ngo tugiye kubarega, ni cya kindi nababwiye nti ari Abongereza ari n'Amerika, iyi diru yo guhagarika ibi bintu by'impunzi babihagaritse bose babiziranyeho. Ni ukuvuga ngo Dede bamukaniye atari ku mpamvu y'Ubwongereza gusa, ngo atari ku mpamvu y'Ubwongereza gusa, ahubwo ni akaboko k'Abanyamerika kifuwensinze kagahirika n'uriya Rishi Sunak wahise ahirima akagenda, kugira ngo noneho ndetse n'uwari wamubanjije, kugira ngo hazeho abantu bari bubashe kumvikana na Amerika ku birebana n'ibi bintu byabimukira n'uburyo bateretamo Dede hano mu karere. Rero nuko nguko icyo kintu nakivuze, abantu bava atari gate byangiye byataye ate nawe urarengera. Ariko Ubwongereza bumaze kuvuga buti ntabwo ibi bintu ari ibishingiye ku mategeko, ngo hari amategeko yishwe ngo mu masezerano twagiranye, kuko kuva twari twashesha amasezerano, ntabwo twashesha amasezerano ngo ntitukizanye impunzi hanyuma tuvuge ngo amafaranga yo ngo turayabaha. Yiki gusesa amasezerano bivuze n'amafaranga nyine, kubwo ryayo wariye, ntabwo dore twakubajije andi jyanayo ngaho. Atariko nta kindi, timurebe n'igihe, nuko nguko Ubwongereza buvuze, timurebe n'igihe babikoreye. Kuki batabikoze icyo gihe? Bakabikora ari uko bamabona bamaze ni ukuvuga ngo Amerika imaze kubakubita ibihano, imaze kubakanda, babonye bagiye ikibazo cy'amafaranga kibabanye ikibazo bishingiye, kandi babaye clear. Ntabwo hano ari ukuvuga ngo ni ubusesenguzi, aya ni amagambo yabo. Ati ni ibibazo, iki cyemezo cy'u Rwanda kuza ngo rujye gusetsa imikara, gukora ubusa ngo ruraturega, ni umujinya bakuye ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'iki, ku birebana na Repubulika ya Kongo. Ni amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ari gutuma u Rwanda ruza kudusindaho, cyane niba ruri gusamba ruza kutugwaho. Nuko nguko Abongereza bavuze. Nanjye nkagaruka nka verifiya cya kindi nababwiye, nkababwira ntese ni gute ngewe n'abafitanye nawe ikibazo, niba Bishop na Amata atari muri iyo kesi, ni gute nagirana nawe ikibazo aho kugira ngo wihimure kuri nge ukaza ukajya kureba Bishop Nama ngo niwe ugomba kuholdinga accountable. Hari ibyo Dede ngira ngo yari yavuze yuko ngo amafaranga ndetse n'Ubwongereza ngo nibunabishaka u Rwanda ruzayabasubiza. None ntibabayabajije, ariko noneho ahubwo baragarutse bari bajya kujya gutya. Ibi ngibi ni ibitabapfu, ariko Ubwongereza buravuze ati nyabona tumujinya nta kintu wabamarira, ati ntabwo muzayabona. Nukuvuga ngo neza misenza kubyemeza ibyo kuba narashidikanyaga, ntese barashaka kongera amafaranga Dede. Hoya, Dede arazinga amatwi, arakubita amatwi, aragenda amaramasa imbubuti imbokoboko. Uko yagiye nuko yaje, yewe nta nubwo bari bumuha yo kwishyura abavoka n'iki na lobbying yakoze n'ibiki byose, ntabwo bishoboka, kuko bamaze kumwanika. Bavuga yuko waretse kuvanga amasaka n'amasakrema n'amasakaramentu nako
ibyo bibazo byawe urimo na Amerika bikaba ibyawe na Amerika, ukareka kubituzanamo. Bivuze ngo aha niho nababwiraga nti ari amasezerano kugira ngo ahagarare. Amerika niyo yabiteye, niyo yasabye Ubwongereza ati muhagarike dede ibi bintu bijyanye no muri geopolitike, uko ibintu biri guhinduka mu karere. Ndayishimiye mu karere Kongo, mu karere Tshisekedi, mu karere Tanzania iri hariya muri centre geopolitike. Murebe Abashinwa, Abarusiya, hari ibihugu nabyo biri kwigira aba big boy, Iran, Korea ya ruguru. Hari ibintu byinshi tugomba gukinamo amakarita mu buryo bw'ubwenge, birenze gukomeza kumera nk'aho turi gukoresha igituguti, kuko icyo gitugu ntabwo ari twe tukigifite twenyine. Rero kaduhindura amakarita. Aragenda babwira Abongereza ati aha rero iyi migozi yagiye izirika dede, hari ibyo bya narababwiye ibintu bya Loni, ibintu bya misiyo za Loni za peacekeeping, ibintu biri mu bintu byatumye dede akomeza kubagiramo ijambo nyine, kuko bavuga ko bati turabivamo. Muri Cabo Delgado murabizi yuko Nduhungirehe yero akaba ati twebwe twanabivamo tubacungiye byinshi. Aho rero Abanyamerika nibo bagiye bavatoya timwere gukomeza mumushyiraho ibintu bizatuma dukomeza kumukinira, kuko n'ibindi mu minsi imbere tugiye kugenda tubimukuraho, asigare ari igiti kidafite indabyo, kidafite imbuto, kiri aho gikwiye cyarumbye cyo gutema muri jaride kikavamo, kuko nta wundi mumaro wacyo. Ni ukuvuga ngo nababwiye bya Loni byo gucunga amahoro, mbabwira ibintu bya jenoside nabyo n'ubundi mugozi azirikisha amahanga. Urumva niba ari umuntu jenoside yungukiye muri ubu buzima, uretse nta wundi utari dede n'aka gatsiko k'inkotanyi. Niba abantu uvuga ngo Abayahudi ntabyo bungukiyemo nk'ibyo dede, umuntu jenoside barayexploise kweri kabisa. Hanyuma icyo ni ikindi, arongera kandi ingabo zinyanyagiza hose, imiryango mpuzamahanga yose bakenera ngo ingabo ze iki n'iki. Arongera FDL ayibyaza umusaruro, arongera Abatutsi ababyaza undi, Abanyamurenge arabakama, mbese byose. None dore Abanyamurenge bamuvuyeho, bagiye bya shiftinze. Ni ukuvuga ngo kuri balance gutya, uwari hejuru gutya yamanutse, uwari hasi aba ari ujya hejuru. Abanyamurenge dore bigiye kwa Ndayishimiye, ubu bariya nibo bagiye kuba ari strategique. Aba ngaba bari kwa dede n'ubundi bararohamana nawe. Hanyuma ibya peacekeeping missions cyangwa muri kubibona, hanyuma nose nihe bari kugiye baramuhambura. Rero nuko nk'uko Ubwongereza buze neza bukamukubita kinubi mu mutwe, bakavuga ati genda jya gusambira hirya, genda ujye gukemura ibibazo byawe na Kongo, twebwe ibi bintu were kubituzanamo. Ariko nyine nuko yo baguhindutse ari uko bakubwira, ariko kuko Amerika ibi bintu yari birimo guhagarika ibi bintu by'impunzi, nuko yari birimo, kuko nta kuntu najyana ikibazo cyane nge nawe nindangiza ngo ujye kubishinja nama ko kutabona ko harimo akaboko ke. Ndawushimiye ngayo nguko, reka ngenze kugaruka mu kanya. Wowe gusa ntuze gukuraho subscribe yawe, ndetse ntuze kongera ngo ukande ku nzogera niba warayikanze rwose ukabona yabaye umukara, bireke gutyo. Niba utarabikora inzogera ubone hari irindi barifite, kandaho iba umukara, nibwo ibi biganiro n'ibindi biri bukomeze kukugeraho. Sawa, kanze mu kanya.